twagutoye, twagukwiye gucuruza amagi, twaguhaye amenyo mazima, yewe amashuri wize nta merita akazi ukora, uribye mu izina ryacu, umaze kugwiza, ucunze abantu ahantu batuje, bagutanze. Ndashaka umuntu ufite ubwenge butekereza neza, asubiza igihe inyuma, arebe ibintu biri kuba ubu, ambwire nimba Kagame ashobora kubikora mu 2000 cyangwa mu 2005. Ntibyari gushoboka. Yagiye azamuka buke, none ageze ahantu adakorwaho. Arabyuka mu gitondo akavuga ati byose bigomba guhinduka, ntacyo nitaye. Kandi nongeye mbivuge, nta cyiciro cy'abanyarwanda atarakamura. Harya ko yinjiye Kongo, intambara yitwa y'abanyamulenge, byagenze bite kugira agere Kinshasa, igihe cyo gushyira abantu mu myanya, Kabarebe n'amajigo, mujunditse ibirayi kubera inki za Kagame. By the way, wa wundi uvuga ngo baforomata abantu, abakongomani niyo bafata amatopito gusa bakaza mufite ibipfa, ni miliyoni 100, bafite profonderi, bafite ahantu ho guhungira kuva Goma ugera Kinshasa ntiwahagenda, kereka ba bantu bagenze inzira ndende agasana borohereze namwe. Ariko niyo baza bafite inkoni cyangwa amatopito, ndakuraje ntabwo twabatsinda. Kagame yigeze kubivuga nuko mubanza mutajya munamwumva, mbanza ari akusiko manza n'igikunda Kagame gusa di kongera mutega amatwi rega nkamwumva, nubwo ntemera ibyo akora. Yavuze ngo intambara z'ubu ntago ari izishingiye ku kuri, intambara z'ubu yamenye uko zirwanwa, kandi koko nibyo, nta nubwo ari iby'ingufu. Intambara z'ubu ni logistique. Nubwo ntashyigikira ibyo Kagame akora, wagize mushobora kwishimira intambara igabwe ku Rwanda, ariko se tuzayihungira he? Haho ariko se reka mbibarize, mwaba muzi uruhare rwanyu mu makosa Kagame akomeje kuduhekesha? Mwaba muzi mwebwe abanyarwanda kandi mwe mwagize Kagame ikigirwamana? Biriya yirirwa bacyurira ngo u Rwanda harya ngo yarugize ate, ahubwo u Rwanda rwamugize gute? U Rwanda rwamugize iki? Nta hantu namwe ndabona ajya bavuge ngo bakiriye Papa Cyomoro, bakiriye Paul Kagame umugabo wa Jeannette, cyangwa se bavuge ngo ni Papa Ange sekuru wa mwuzukuru. Imana imuha amahoro. Ahubwo baravuga ngo perezida w'u Rwanda, nuvuga ngo nitwe twagize Kagame icyo ari cyo. Nturunye ubwenge nsubiza inyuma, nibuka ifoto ye kera binjira igihugu cyangwa bari ku rugamba, nibuka uko yanganaga, nibuka uko yasaga, nibuka uko ubu yahindutse, nibuka ko hari ibihugu yagiyemo kirya gihe bakamufunga bamuziza ko ari inyeshyamba, nibuka ko nta stati yagiraga kuko ntiyari umugande, yari umunyarwanda nubwo ari mu gisirikare cy'Ubugande, wenda iyo ni yindi discussion. Yari umuntu fake, reka tuvuge gutyo, cyari umuntu utari uwo ari wo. Ntabwo ashobora kuva hano ngo agenda agera ahandi hantu ahabwa icyubahiro nk'icyo ahabwa. Muri make ni twebwe abanyarwanda, igihugu cyacu kandi cye nawe cyamugize icyo ari cyo, ntabwo ari we wakigize icyo ari cyo, icyo kiri cyo. Igihe tutarumva rero ububasha dufite kuri uyu muntu, niyo mpamvu yirirwa dusuzugura.
natwe tukabaho tukajya mu mandazi tukibwira ko nyine wa mugani ari we wa transforming u Rwanda, cyangwa niyo atari transforming u Rwanda byari rubuze kuba u Rwanda. Yewe ntago numva ko muzi akamaro kanyu, ntago numva ko muzi uburenganzira bwanyu, ntago mbona ko muzi agaciro mufite. Nimwe mwagize Kagame icyo ari cyo, nongere mbibasubiriremo, ntago ari we watugize ibyo turi, not at all. Iyo ndi kubona rero acyurira abantu, cyangwa namwe mujya aho ngaho utarazi u Rwanda rwari ariko u Rwanda rero rwamugize kuriya, ndashaka musubize inyuma amaso, mwibuke ifoto ze n'iryinyo ricitse n'imyenda sinshaka kujya muri body shaming, ariko yari umuntu usanzwe, yari umuntu wenda w'umusirikare, yari umuntu ushobora kujya ariko icyo ari cy'ubu akigizwe nuko ari perezida w'igihugu cyanjye nawe. Sinumva impamvu agomba kuza kuduhagarara hejuru ngo adusuzugure cyangwa aduteze ibibazo tuzatwaza amaboko yombi. None ndeba impanuka yabaye ejo mu Rwanda bisi yishe abantu, nshaka ahantu Kagame cyangwa ibiro bye itangazo ryasohowe na Ngirente muryirengagize, kuko nimba Kagame afata umwanya akandika itangazo agahapora abantu bo muri Senegal bakoze impanuka, akandika itangazo agahapora abantu bo muri Tanzania bakoze impanuka, ariko mu Rwanda tukaba tugira impanuka igisi ya mbere. Hari yindi igeze ko ari mu gitondo abana bagiye ku ishuri, ariko ntangazwa no kumva ashishikajwe no guha pole umuyobozi wa Turkiya, mu gihe mu Rwanda iwacu hari imiryango iri mu kiriyo yabuze abantu. Bo yari kuzenguruka Serugendo, I don't know, navuze ko nkora ntuza ntavuga amagambo atari, ariko ubwo nyine byaje mwihangane. Ndi kwibaza rero, mwaba muzi ko kagaciro kanyu cyangwa ntako muzi? Mwaba muzi ko ari mwe mwagize Kagame kira kitabashwa? Mvuze abantu bari mu kiriyo kubera ko babuza babo kubera impanuka, bakaba batarabona Paul ivuye kuri perezida. Twongere twivuge, ni Paul ivuye kuri perezida. Nibuka abandi bantu, imirambo y'abana b'Abanyarwanda bari kugwa ku rugamba muri Congo, ababyeyi barimo bararira. Muri no minsi namenyemo abonzi wenda karanyica, kumva umumamuzi ari kurizwa nuko umwana w'ibyibuze atanamurebye amuhamba, yahambye isanduku irimo ubusa cyangwa irimo umuntu atazi, atemera gufungura isanduku ngo amurebe. Umusirikare ni ikintu cyo kubaho. Umusirikare w'igihugu aba yemeye kwitangira igihugu ubuzima bwe bwose. Iyo bishyitse kagwa ku rugamba, ni umuntu ukwiye kururukirizwa ibendera, agahabwa amasaruto, agahabwa icyubahiro, umuryango ukamusezera kandi userebura ubuzima bwe. Abacu turi kubahamba nk'aho bakoraga umwuga w'uburaya, ukabahamba wihishe, watumye abantu babiri gusa nk'aho umwana wawe yicuruzaga. Murumva ikigirwamana tumaze kurema muri Kagame, ku buryo nta muntu ushobora kumureba ngo amubwire ngo enough is enough. No, that's not good. Nitwe twamuremye, kandi nta cyiciro na kimwe cy'Abanyarwanda atarahemukira, nta cyiciro na kimwe cy'Abanyarwanda atarereka ko atari ku rwego rumwe. Turi muri Congo, turapfusha abantu, ntidushobora kubashyingura mu cyubahiro, nta nuzi nimba aribo dushyingura, kuko umuntu arashyingura agashyingura isanduku atarebye n'ikirimo, atogeje umwana we, atogeje umugabo we, atasezeye umubyeyi we, juste bakakuzanira isanduku, bagatera amasarutu, bakarasa amasasu hariya 20 mu kirere, baheza mugataha, service mu minota 5. Ku mwana wabyaye utakoraga akazi k'uburozi, utaguye
utaguye mu gico cy'amabandi, utapfuye yiba banke, wapfuye yambaye iniforume y'igihugu. Hako ubu bugwari bwacu kuko buzashira ryari? Kuko turanze tubaye abakomba mbehe, kugeza aho umuntu aza akakwihagarikaho wangiza ugakoma amashyi. No, bigomba guhinduka s'il vous plaît. Bigomba guhinduka. Basi twige gutaka, basi twige gutabaza, reka kwamagana da, byibuziga gutaka. Umuntu adukandagira ajya kuvuga ryara atwarike ku mutwe, kandi twe twamugize igitangaza. Reka mvuge kuko nicyo da, haciye bakoma amashyi, haciye tapiru z'umutuku ziramanuka, ahaciye tipe acuzaga amagejo bundi, none atunze indege ebyiri, iyo ahagurutse nta kibasha no kugenda mu ndege no gusinya ntiyikoraho. Si usinya, afite minisitiri w'intebe atuma agasinya, perezida wa repubulika kugeza aho no. Ubu bugwari dukwiye kubureka s'il vous plaît. Nitwe twaremyemo Kagame iki kintu kidakorwaho, out of touch. Ndashaka mwishyire mu nkweto z'umubyeyi watoye Kagame amukunze, z'umubyeyi yarokoye jenoside, z'umubyeyi ufata Kagame nyine nk'impanga ya Yesu, akamuha n'umwana we mu gisirikare, yangiza akamushyingura nk'ushyingura imbwa y'umuturanyi, agashyira mu isanduku atazi n'ikirimo, ngo dufite amakuru ko babatwika, shaka ko atari nabo baba barimo. Akaba amaze umwaka ataravugisha umwana batazi ariho nimba atariho, kuko nabyo birahari. Ko tuzi imirambo ikiri muri morgue muri Goma, akaje wenda ashobora kuba barayikuyemo. Hari imirambo yari muri Goma imaze hafi umwaka y'abanyarwanda. Sinkeka ko ababyeyi babo bantu cyangwa abafasha babo bantu bazi ko abana babo abo bakunda babo bapfuye. Yarangiza mujye mureba uburyo turema dayimoni cyangwa turema ikigirwamana kidakorwaho. Yarangiza amafaranga yibyeyo cyangwa ibyo bibye izo za korta n'ibiki, iyo bimaze kugwira nibwo basagarira abantu muri Kangondo barnyahe, twagutoye, twagukwiye gucuruza amagi, twaguhaye amenyo mazima, yewe amashuri wize nta merita akazi ukora, uribye mu izina ryacu, umaze kugwiza, ucunza abantu ahantu batuje, bagutanze ngiso za Kimicanga ngaho mu Kiyovu, urabasenye kugira ngo ube mu mujyi usuku byifuza. Ese mwanjije mwe, nagiye mukegera wenda Muhazi hirya gatoya ahadatuwe n'abantu benshi, mukabishyura, mukarema umujyi mushya, murajya kwirwa mwimura abantu kuko mwabonye amafaranga mwibye muri Kongo, n'abana babo ariho baguye, cyangwa umudemobe wagize uko yigenza akahubaka inzu, mukamuhemba kuza kumusenyera ahantu, hajye mugahimba undi mujyi mushyashya, tuzajya tubitira ko ari mwe mwubatse umujyi, mureka kuza gutesha abantu umutwe hejuru y'umwijuto mufite. Ariko uyu munsi ntabwo naje kubwira abanyarwanda s'il vous plaît, kubera iki twemera ibi bintu koko, kuki tugiye kuba nako twahose, dukwiye guhinduka pe. Ntago ari ubu no kuri Habyarimana byari gutya, no kuri Kayibanda byari ibintu bya Muvoma. Wenda reka tuvuge ko imyumvire y'icyo gihe, education y'icyo gihe, uko isi yari yobowe icyo gihe muri Afurika, amashyaka hose hari ishyaka rimwe muri gihugu, reka tuvuge ako still si byari byiza. None n'uyu munsi koko, kandi noneho umuntu uri kugira
ikitabashwa, nta cyiciro cy'abanyarwanda na kimwe atarahemukira, ataragezayo. ubu se mvuge, mvuga abarokore, mvuga insengero amaze gufunga, abuza abantu gusenga, nako Imana bayirasiye ngo kera Mariya bamurasiye ikibeho, Imana bayirasiye ku murindi harya n'umwana wayo. Ubujije abantu gusenga. Pasiteri Rutayisire araje ati nuko Kagame atabizi, yaba yabimemenyaga. Undi araje nawe amushyize hasi pe, ati ndabizi n'iki ntazi se kibera hano. Ako guess what, mu gitondo tukongera tukamutumira muri ya masengesho, yahagera nayo akaza gutwibwa ko ibintu turimo atari byo, tudakwiye gukora umwanya wo gusenga, tudakwiye gufata umwanya wo gusenga. Murumva ibyo bintu? Njye nkeka ko unsuzuguye, ukansuzugurira ibyo nemera. Niyo mpamvu nkunda abasilamu akapana bo mu Rwanda nabo ni ibifobagana. Ntago waza gukina n'imyemerere yabo ngo mu gitondo baze bagusekera. Ariko twebwe abarokora raje urafunze, mu gitondo baragarutse baje gukomera amashyi, kandi uri kubasereza ko ibintu bamara uguta umwanya bakwiye kubwira Imana yabikazi kakuvugisha. N'akasuzuguro kenshi wakambije impanga. Reka ariko siwe ndi kubwira, ndashaka kubwira umunyarwanda twumva ururimi rumwe. Mubona tudakwiye guhindura imyitwarire yacu koko? Byibuze dutake. Ubwo umuntu akomeza aze adusuzugure, tumugire ikigirwamana, tumugire ikintu kidakorwaho, abikore none abikore ejo, niki kizatuma adakomeza kubikora neza? Ndashaka umuntu ufite ubwenge butekereza neza, asubiza igihe inyuma, arebe ibintu biri kuba ubu, ambwire nimba Kagame ashobora kubikora mu 2000 cyangwa mu 2005. Ntibyari gushoboka. Yagiye azamuka buke buke, none ageze ahantu adakorwaho. Arabyuka mu gitondo akavuga ati byose bigomba guhinduka, ntacyo nitaye. Kandi nongeye mbibwe, nta cyiciro cy'abanyarwanda atarakamura. Navuze abarokore, tujya kuba harimo se? Tujya kuba harimo? Reka tubyihorere. Muraje muvuge ngo babongereye umushahara, muri bo zirinde bagura, tubyihorere. Ibi bintu none bari kudukwegera n'intambara. Mvuze abantu yahemukiye. Mbese baba Bakongomanira ababaniye neza, tuve no muri Kongo tuze mu Rwanda. Abanyamurenge bari hano mubizi, muzi neza iby'iwacu. Kagame ni inshuti yanyu koko? Nabyura yasenye n'intambara ateje hagati ya Mutebutsi n'Amasunzu, harya ko yinjiye Kongo, intambara yitwa y'Abanyamurenge. Byagenze bite kugira agere Kinshasa, igihe cyo gushyira abantu mu myanya, Kabarebe n'Amajigo mujunditse ibirayi kubera inki za Kagame? By the way, wa wundi uvuga ngo baforomata abantu akaba ari uhinduka, abazike mwe bafite barwanye. Tureke ibyo ra ibintu nkunda kubwira abantu, nimushaka mu nshinja amacakubiri, ariko I don't care. Kuri ubu dugomba kuvugisha ukuri. Abanyamurenge ko binjiye mu gisirikare cy'inkotanyi kuva muri 90 gitera, harya ubu dufitemo abajenerali bangahe b'Abanyamurenge? Nuwe minisitiri twagize w'Umunyamurenge? Ninde? Nkeka ko nta na meya. Bayoboye ibigo by'amashuri cyakora, bakoze no mu nkiko. Tujye Masisi, Abanyamasisi reka
mutanshinja ariko nimba tuzi ko yarashe abantu b'ikiziba, harya ubwo kuko aracyari umuntu wo gusubira inyuma tukamuherekeza tukumva ko dukwiye kumujya inyuma ari umuntu wacu. Abagongomani muvuga ikinyarwanda, mu Rwanda amoko twaraciye ni mabi, sibyo? Turi abanyarwanda twese. Ni ukubera iki mwebwe ashaka ko umututsi wo muri Kongo, ariko munyumve neza, umwanda twajugunye ko twasanze kwiyunga tukaba umwe ari byo byiza, niwe aje kubarisha, harya ngo arabakunda? Ayinya umugani wa nyakwigendera. Iki kigirwamana twaremye kiri kudukwegera intambara. Reka nongere mbivuge, narabyanditse hano, umuntu ukeka ko Kongo ya twayitsinda arishuka. Bandi mwirwa musakuza ngo mwayigenza amezi 7, ndajya mbibutse ko igihugu atari cya kindi. Harya mu maza amezi angaho ngubu mutararenga muri Sud Kivu na Nord Kivu, ntabwo mumifashe ejo bundi, nuko se mutabishakaga? Ubuso ukeka ko hari umufurero wabajya inyuma nk'uko ubushizemo kuromo buto babagiye inyuma, ikibuga cyarahindutse. Ikindi kintu mwikururira mutazi, mujya murebe ingano y'igihugu cyacu, abagongomani niyo bafata amatopito gusa bakaza mufite ibipfa ni miliyoni 100, bafite profonderi, bafite ahantu ho guhungira kuva i Goma ugera i Kinshasa ntiwahagenda, kereka ba bantu bagenze inzira ndende agasana borohereze namwe. Ariko niyo baza bafite inkoni cyangwa amatopito, ndakuraje ntabwo twabatsinda. Mu gihe umuntu ashobora kugenda n'amaguru akava i Kamembe cyangwa ku Gisenyi akarara ku Rusumo cyangwa Nyagatare, apana kurara nyine, ashobora kuhagenda n'amaguru akabikora. Mwitondere iyo ntambara, mwibuke ukuntu dutuwe. Ibi mwivugisha Kagame yigeze kubivuga, nuko mubanza mutajya munamwumva, mbanza ari akusiko manza n'igikunda Kagame gusa di kongera mutega amatwi rega nkamwumva, nubwo ntemera ibyo akora. Yavuze ngo intambara z'ubu ntago ari izishingiye ku kuri, intambara z'ubu yamenye uko zirwanwa, kandi koko nibyo, nta nubwo ari iby'ingufu. Intambara z'ubu ni logistique n'economy. Kongo ifite ibyitanga tudafite birenze ibyacu. Umuntu wibeshya rero ko twatsinda Kongo, ukanguke kuri kurota, ukanguke s'il vous plaît. Mwibuke ingano y'igihugu cyacu, niyo mwagira igisirikare gikomeye gute, Kongo igiza ry'umutima amenyo ikavuga tugiye kurwana kama mbaya, bashobora no kuzapfusha 100, 500, miliyoni, ntago dushobora kwafodinga gupfusha indi miliyoni again. Yagize induru zanyurwa mvuga ngo mwaratsinze ngo byagenze gute, ako mujya mwibuka ko twapfusha abantu miliyoni, mujya mwibuka ko izi nkotanyi zafashe ubutegetsi ari uko tubuza abantu miliyoni irenga y'abanyarwanda. Ubu se mashaka kwapfa abandi? Genocide yo ntishoboka hari, God forbid, sibyo? Ariko intambara ntago baba barasa amashapure, ntago baba barasa amashaza, nako ntago baba barasa amasaro. Use your brain please, mukoresha ubwonko bwanyu, nicyo kintu nimba mutekereza mu gatonekara bihinduke. Uyu munsi naje kuvuga ngo ntago muzi ingufu mufite, ingufu mufite nizo zagize Kagame ikigirwamana, ntago ari Kagame watugize ibitangaza, kuko nta n'undi itangaza dufite nakanya. Mukanguke s'il vous plaît, kandi tubabwiza ukuri. Ikintu cyo bashobora kongera kudusenyera igihugu cyacu cyo kongera kujya mu ntambara, sinumva intsinzi tuzaboneka tunezeza, kuko nubwo mpamvuga intsinzi iyo ndebye aho nari ntuye harenza amaso mu rugo rw'abaturanyi, nkibuka ko ibyo mwita intsinzi byaguyemo umuryango wose cyangwa abantu batabarika. Sinyeka ko babyina intsinzi, nta nubwo bishoboka, banebyinnye baba barangaye. Ntushobora kumwe ngo umuntu yahambye abana be bose cyangwa bake muri bo
mu gitondo ukaza kuvuga ngo intambara yarangiye mwatsinze, cya jenoside yahagaze, it's okay, celebrate. Hanyuma ukaza no kumuhagarara hejuru ku gakano umubwira ibyo ushaka byose, adashobora no kuririra be. So twaremye monstre muri Kagame, tukwiye kugabanya karindi ko gukoma amashyi, byibuze dutangire dutake, sino turashize. Nta cyiciro Kagame atarahemukira na kimwe cy'abanyarwanda, na kimwe. Ni igisambo kirya karibwa nubwo muri gusakuza mwarangaye mu bindi bintu. Se mwabonye ko mu minsi imbere tutemewe no gusura abarwayi bacu, tumbashyiringemo. Haba uzagera kwa muganga ukishyura ibyo kurya babatekeye nkaho utatekaga. Aba bantu ahantu hose hari amafaranga barareha. Muri zino ntambara nta kwezi gushize nabonye itangazo abantu batangiye gushinga igikoni, ngo bashinze ibikoni ngo nta muntu uzongera kugemurira umurwayi. Ahantu hose hari agafaranga, ahantu hose hari agafaranga. Ngira ngo muzi ko babikora no muri gereza. Ntushobora gusura umuntu umushyiriingemo yawe, bayipime bien sûr, kugira utica umuntu cyangwa utazana uburozi, utazana ibitemewe, utazana ibisindi. Yeah, I understand. Ariko kungurisha ibiryo nanjye mu rugo ntarya n'undi kwigurira umuntu ufunze, cyakungurisha ibiryo bya regime by'umurwayi ari ku bitaro kugahato, kuko ntago nahisemo kubigura. Sinzi hano hantu hacu ukuntu hameze. Turanze tubaye intamba, bakubita urushyi ugahindura bagatega, bakakwita igicucu ukavuga uti ndiya bwana, muri bifo bagana ndiyo bwana. Hamugani wakabarebe ngo baraguformata ukajya ngo uriya muntu niwe ngo ni igishyimbo. Not me. Please. Cyane nk'abajene. Abajene twe dore turi nanjye sindasaza ko nagiye ntago nakigira umwana. Ariko mu myaka 20 iri imbere mukeka ko igihugu cyacu kizaba kiri he? Mukeka ko igihugu cyacu mu gitondo umuntu abyuka akavuga ngo nazamuye imisoro, nta n'ahantu abajije, nta n'ikindi kintu kibaye, denkupa akazamura, nta no kugisha inama abantu. Umuntu akabyuka mu gitondo avuga ngo insengero ndazifunze zose, nta na rumwe ugafata urusengero rw'Isakara ahantu umudugudu wose nta n'umuntu utunze imodoka urimo, ukavuga kugira uzongere gufungura ngo nuko rubanze rugashyiraho amapave kuma. Come on. Ngo rubanze rushyireho abantu ukabatangisha umusoro. Ni byiza gusora, ariko umusanzu w'icyama bakawutanga imyaka 7 ya manda yose ya perezida. Igihe cy'amatora cyagera ukaza kubagerekaho urundi rusyo rwo gutanga arenzeho batanga ngo bazakira umushyitsi, ngo none bamwitaga umugeni, ngo umugeni uzatsinda amatora. Wakoze muri ya musanzu bamaze imyaka 7 bago. Karake baramufashe baramufunze, uhimbye ikigega bita Agaciro cyangwa whatever. Harya kiri ubu kiri. None muri kudukwegera intambara mudukwegera, nubwo mwamukomeye gute nongere mbisubiremo, amahanga yabahagurukiye, yaduhagurukiye, kandi nubwo ntakunda Kagame, sibyo ko ntanamwange nose, nubwo ntashyigikira ibyo Kagame akora, kandi bivuge gutyo, nubwo ntashyigikira ibyo Kagame akora, wagize mushobora kwishimira intambara igabwe ku Rwanda, ariko se tuzayihungira he? Ntaho. Iyi community y'abakongomani turi guteza ibibazo, reka tuve ko intambara irangire. Mbese umubembe, umushi, umufurero umaze guhamba abana b'imyaka 30 cyangwa 25 kubera ubutegetsi bw'i Kigali, s'il vous plaît, ukeka kazabana n'abandi bantu muri community gute? Umunyarwanda hanaciye hose n'iciro ry'imigani kubera shitani twashyize mu mudugudu witwa Urugwiro. Murabuze mbese umukuru w'isibo y'Urugwiro uriya I don't know, Serugendo n'ubu ntahari, out of touch.
nta kintu na kimwe cyo ku rwego rwacu kimureba, nta kintu na kimwe s'il vous plaît cyo ku rwego rwacu nk'igihugu gikennye cyitayeho. Arahaguruka n'indege ebyiri, buri ndege ihagaze hafi miliyoni 70 z'amadolari. Nguwo yagiye ni serugendo, ntiyicara hasi, ahora azenguruka wagira ni CD muri radio. Amafaranga ari gukoresha n'ayande, wagize ngo ni Ange wayamuhaye cyangwa ni Ivan? Amafaranga y'igihugu cyacu. Nkuko nabivuze, nta hantu barakira Kagame avuga ngo Papa Ivan, Papa Ange, no, bavuga perezida w'u Rwanda. Bivuze ko ibyo akora bikora mu izina ryacu. Igihe kirageze rero ngo dushyiraho akadomo kuri ibi bintu sivuga. Ibintu by'ubugwari byo kumva ko tuzahora dupfukamirije, dukoma amashyi n'ahadakomwa amashyi, turi muri ndiyo bwana boshye umusambi, boshye umucakara. Abana bacu ku ishuri isi yose izi ko bigira ubuntu, turishyura. I don't know, natangiye kubonza ko ndivuga nk'iminota 5, none mbaze kuvuga iminota 30. Muranyihanganira abasha kumva ibyo byose mvuze, ariko ndakeka ko guhera uyu munsi ngiye kujya ngerageza nkashaka akanya tukaganira ku burenganzira bwacu, ku bushobozi bwacu, ubushobozi dufite. Kagame mubona witwara kuriya, nitwe twamugize kuriya ameze, kuko tutigeze tumubwiza ukuri. Icya kabiri, twakunze ubuzima bwacu kuruta ubw'igihugu, ako twirengagiza ko igihugu ariyo gakondo. Nzahiraga umwana wanjye nkuko data yindaze, sekuru yimuraze gutyo. Nidukomeza murerekane nk'urwo kuba intama, ibyabayeho ntabwo Kagame nta mpamvu nimwe yo kureka ibyo akora ubu mu gihe bimuha inyungu. Twe mu gihe turi mu mandazi turaho turangaye gusa. Tukwiye gukanguka rero, tukanguke byibuze, twige gutaka, twemere ko dushobora gupfira ikintu cyose dukunda, igihugu tugishyira imbere. Nta mbwenga ajya ku ruhande mu rugamba, nta mbwenga ajya kwigaragambya, nta mbwenga ajya, ariko byibuze dukangura iyo conscience, dukangura ako kantu k'imbere kuvuga ngo no, Kagame uri perezida w'igihugu cyanjye, uri gitangaza kuko ari njye kugize igitangaza. Baguha amashyi kuko twakugize perezida, ntabwo baguha amashyi kuko ari wowe no, wese uri iki n'amashuri zero. Baramaje mvuga ngo yari yarahunze. Aba docteurs ze bakoranye mu nkambi bakaba barabaye docteur. Abandi basirikare tuzize bagize ubuzima successful, batisha abantu badahemutse. Ndagira mutekereze uwo muntu turi gukuza gutyo, twahaye ibintu byose, ahindukira akadusuzugura, akaduhambisha abana bacu mu ibanga nk'aho bacuruzaga imibiri, akadufungisha insengero twasengeragamo. Ntago tumubwiye ngo aze umukirisitu nkatwe, hanze akaza no kuduhagarara hejuru atwumvisha ko gusenga ari ugutigi. Pastor wanjye mu gitondo akongera agashogoshera akagenda akajya kumuha amashyi, akatwicira bene wacu mu nkambi Kiziba n'ahandi hose, akadukiza Kizito, akadukiza Bahati, byose ntabwo njya muri detail, murabizi. Mu gitondo nkahindukira nkamuha amashyi. Mbisubiremo, nta cyiciro cy'abanyarwanda uko wagicamo cyose, ujye mu bwoko, uvuga umuhutu, uvuga umututsi, uvuga umurokore, uvuga umukire, nongere mbisubiremo, mugende mureba abakire dufite ubu, mwibaza abakire twe dufite 95 aho bagiye. Byagenze bite? Handamage, Basisi, Parubangura,
Mironko, Makuza, yewe ntibakeneye, ariko se aho bahuriye na Hatari Sekoko Gatera, eh? Eh? Ni ikihe cyiciro cy'abanyarwanda uyu muntu ataneyeho? Ni ikihe? Ntacyo. Twangiza tugakinyuma tugakoma amashyi. Muze kumubarira ururimi nkoresheje nanjye sinjye ubwo byazamutse, niyo mpamvu ngiye kurikiraho. Ariko mu gihe tudahinduye imyitwarire, Kagame ntateze kureka gukora ibyo akora kuko hari inyungu abikuramo. Use your brain, koresha ubwonko bwawe ubitekerezeho nawe, kandi ari wowe. Mu gihe ibyo ukora ubikuramo inyungu, wabirekera iki? Kuba turi intama dukoma amashyi adutuka ko turi fobagane, tukagira afata umuntu uko yibye akamujyana muri gereza, nyuma yamugarura akamusubiza mu kazi ntawe agishije inama, ugafunga umuntu nka Kalisa BCDI mu gitondo ukamugira ambasaderi, nta muntu ukubajije miliyoni yariye, ubwo waramubeshyeye nicyo bivuze. Ugafunga generali, ukagira ute? Igihe ibyo byose ubikora kaba nta pushback ziriho, why do you change it? So biratureba twebwe. Mu gihe birabikora, ndajya mbibutse ko ariwe muntu njya mvuga wibohoye wenyine, abandi twese turi imbohe. Abandi bose turi imbohe, niwe muntu wenyine wibohoye. Ako guhera uyu munsi mureke tujye tuganira, twibukiranye uburenganzira dufite, twibukiranye ingufu dufite kuko turazifite. Nitwe twamugize uriya, sino abatoragura amashashi nk'abandi cyangwa ari kuzimu. Kumuha ubwo burenganzira yangiza akabukoresha dusuzugura, akaba adashobora guha abantu pole bari ku kiriyo silver. Beyond my understanding. Ntago mbyumva, birenze uko mbyumva njyewe. Mwogahe kamwe, murakagira u Rwanda mwigengaho. Mvuze byinshi, ntago njya mvuga gutya aho nakoresha amagambo atari meza, muraza kumbabarira, ariko munyemerere dukangure conscience yacu, conscience zacu, turebe u Rwanda nka gakondo, turebe u Rwanda nk'igihugu cyacu, tumenye ko umuntu tugishyize ku mutwe ngo akiyobore aba duhagarariye. Mu gihe akoze ibyo tudashima akwiye kubwirwa, tumenye gutaka mu gihe dukorewe amabi, tumenye kwamagana ikibi nk'aka kundi bajya bavuga aho tukibonye. Ntago nshobora kumva uburyo uyu muntu ari out of touch, nta muntu mukuru. Ibintu byacu by'u Rwanda yabirenze, ari hano hejuru cyane, kandi twe twamugize ikitabashwa, agahitamo kuza dutuka, akatwica tugakoma amashyi, akatwiba tugakoma amashyi, akaba agiye kuduteza n'intambara njye nawe. Tuzishyura heavy price. Abantu bazapfa ni abaturanyi banjye, ni abawe, ni abana bacu, ni ababyeyi bacu. Wabazaba bagurutse bari nko muri Qatar, reka ko batakiba no mu Rwanda, dore ko ntibakiga no mu Rwanda. Umuntu buri myaka igihugu 30. Niki tutaye Kagame koko ku buryo dusuzugura kakajya atwicara akatwarikaho akanatwihagarikaho kuri. Now we should change. We should change. Byibuze dutake, byibuze dukanguke, byibuze dusobanukirwe, byibuze turire bya bindi by'imbere, dusobanukirwe impamvu turiho dukennye, heje igihugu imbere cyari bwave munsi y'uburungu
mu bihugu 30 bikennye ku isi se kigeze kiharenga. Inzu yubatse ziriya za convention center, we wajyamo ukaguramo n'icyayi? Ni iyawe se? Ni iya leta se basi? Icyo kintu mujya mwibeshyaho. Hariya ni u Rwanda bite twateye imbere, ugagana imbere ya convention ukirya ifoto. Ni yaso. Hari ikintu wayikuramo utishyuye amafaranga yubatse kari atari n'aya leta? Okay, leta yafashije kubona ideni, ariko ndabizi neza ko atari iya leta. Yaba hatari se Kongo na Crystal Ventures. Ibyo baba babikoraga bakatwubaha, bakadutinya ko bazaza kudusaba amajwi. Nta kintu tutakoreye uriya muntu, kuza akadusuzugura akatwitara, bikwiye guhinduka s'il vous plaît.